Hello, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu birimo biragenda bicamo mu nguni zose, nizere ko aho muherereye mu gihugu cyose mumeze neza. Nkuko mubizi ni update after update, ni hano honyine ushobora gukura update muri showbiz nyarwanda. Nuko mubibona rero kuri screen zanyu murahabona umusore ukunda kuba ari kwisekera cyane, umuririmbyi, umuramyi, umusore rwose umusupastar, umusore wiyeguriye Imana, uririmba indirimbo zo kuramya Imana, ari we Israel Mbonyi. Mu minsi ishize nabakoreye video igaragaza uyu muhanzi arimo aranywa ikinyobwa cyitwa Maratona, akaba ari ikinyobwa gishyashya cya Skol, akaba ari ikinyobwa gifite zero alcohol cyangwa se zero volt, cyangwa se bishatse kuvuga ko ari ikinyobwa kidasembuye, nyine kidasindisha, nkuko hari abari babibonye bagira ngo ni inzoga, ntago ari inzoga. So rero guys, nta kindi kingenza kuri uyu wa gatanu ku itariki 26 nibwo uyu muhanzi Israel Mbonyi yasinye n'uruganda rwa Skol kuba brand ambassador w'iki kinyobwa cya Maratona. Nkuko mubibona kuri screen zanyu, yari yakiriwe neza cyane, aseka mu gakoti k'agataliyani rwose, umusore ukunda kuba ari kwisekera, akaba yagizwe brand ambassador w'iki kinyobwa cya Maratona, kikaba kiva mu ruganda rwa Skol, ariko kikaba kidasindisha cyangwa se kidasembuye. So rero n'abatindiye reka mbereke uko byari bihagaze ubwo uyu musore yajyaga gusinyira kuba brand ambassador w'iki kinyobwa.